Umugore wamenyekanye cyane nk'umugore wa Safi Madiba ariwe tuzi ku izina rya Niyonizeye Judith, akaba yaramenyekanye cyane mu ndirimbo za Urban Boys, akaba yari muri timu yabo ariko kuri ubu ngubu ntabwo bakiri kumwe, ntabwo bakiri muri iyo timu ya Urban Boys. Rero yaje kubana n'umugabo bita Safi Madiba wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga mu myidagaduro igiye itandukanye, ariko kuri uno munsi ntabwo bakiri kumwe. Yatangaje agira ati ubu ngubu ndishimye, ubu ngubu meze neza, kandi naho Imana itakura umuntu nta naho itamugeza. Atangaza agira ati ubu ngubu namaze gukora ubukwe n'umugabo mwiza kandi unkunda, umugabo umpa agaciro ndetse unyubahisha no mu bandi. Uyu Judith twamenyereye cyane yamaze gutangaza agira ati ku mbuga nkoranyambaga ze, agira ati Imana igira neza, Imana iyo igutindije iragutegera. Ubu ngubu bameze neza, barishimye, ubukwe bwabaye, bari mu byishimo bimwe bidasanzwe, aho yagize ati ubu ndakomeye, ndashikamye, ibyo bantekerezagaho, ibyo bamvugagaho, ubu ngubu nabirengeje amaso ndeba imbere, none meze neza n'umutware wanjye. Aho yakomeje agira ati umutware wanjye tumaranye imyaka 4 kuko twatangiye urukundo muri 2021 ndetse muri 2023 nibwo baje kwibaruka umwana wabo mwiza w'imfura. Ubu ngubu rero bakaba bamaze gukora ubukwe, bakaba bamaze kubitangaza, avuga ati umugabo wanjye rwose n'impeta yanyambitse inyereka agaciro yampaye. Bameze neza, barishimye. Yaravuze ati byo nabonaga byari bimeze nk'umucyo ariko narabyitiranije, burya umucyo hari igihe uza ari nk'umucyo ariko mu by'ukuri ukaza kuba umwijima. Ati utinze mu mwijima ugira ngo harabona, ariko siko bimeze. Iyo ikintu kitari icyawe urarekura, iyo ikintu kitari icyawe urakireka ukagiharira ba nyiracyo. Rero yavuze ko umucyo wamurasiye ubu ngubu arabona, aramurikiwe ndetse n'umutima urakeye. Rero ngwaye ikaze kuri Akimana Harriet Official. Wowe utarakora subscribe, please subscribe udushyigikire, kandi niba ubikunze ukore na like. Murakoze cyane, ndabakunda.